Muraho mwese abadukurikira. Nk'ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Muri iyi minsi turi kugenda dusobanura amazina. Uyu munsi nabwo dufite izina tugiye kubasobanurira, kandi mbere yuko dutangira ibuka gukanda subscribe n'akazogera kugira ngo ujye wumva amakuru yose atambutse kuri uru rubuga. Tugiye kubusobanura bw'izina Eric. Eric mbese risobanura iki? Eric ubundi ni izina rikomoka mu gihugu cyitwa Scandinavia. Eric ni izina ryiza cyane. Eric ni nkuko nababwira rikomoka mu gihugu cyitwa Scandinavia, ariho hari ururimi rwitwa Viki cyangwa Norse. Nizo ndimi zikoreshwa muri Scandinavia. Eric rero risobanura umuyobozi w'ibihe byose, cyangwa umwami w'iteka, cyangwa ufite ububasha n'ubuyobozi. Urumva ko bijyanye no kuyobora. Nibwo busobanuro bwa Eric, umuyobozi w'ibihe byose. Abantu rero bitwa ba Eric hari ibintu bikunda kubaranga. Bafite muri bo kuyobora no kugira ubwenge. Ni abantu bakunda kwihagararaho. Umva, igitekerezo cyabo bakunda kugihagararaho bagashikama, ntago bava ku ijambo, kandi bakunda kwigira icyizere. Icyakora bakunda kuba inyangamugayo, bagakunda ukuri, bakunda gutera abandi imbaraga no kubayobora. Muri bo nyine bifitemo ubuyobozi. Ba Eric rero bisobanura umuyobozi w'ibihe byose. Ba Eric turabasuje, kandi icyo nabifuriza ni ukugira muri mwebwe ubunyangamugayo nk'uko musanzwe bibarangwaho. Niba utabigira witwa Eric ubwo sinzi, ariko abenshi nyine bakunda kurangwa no kuyobora no kuba ari inyangamugayo, bakunda ukuri, batera abandi imbaraga, kandi bakunda kuyobora. Nibyo ngibyo. Ba Eric rero mukomeze kugira umunsi mwiza, kandi turabasuje. Imana ibahe umugisha. Ciao.